umupasiteri dukunda turi benshi hari abafasha Julienne yitwaza twita ngo na bodyguard bashinzwe umutekano wa buri munsi imbaraga z'Imana zidahagije ku buryo ajya gushyira umwana w'umuntu the prayer the last weapon biza kumenyekana yuko bagambiriye kwica kugira ngo atajya kuburana bikamenyekana ngo mubyara waza kumva yarabaye nko uko bimeze reka dushyireho abarinzi bahagarariye protocole sinjya nubakira mu cyizere cy'amahirwe yego niba ugiye kubwiriza nabwo agaze urunda gufitiye ibitabo hari ibyo gusubona biri ari too much ngiye hari ntajya nemera muri ngewe ntakiza ko ntabwo ari protocole y'umwuka wera benshi bibaza impamvu ugasanga umuntu arashaka guhindura ubuzima ubundi nemera ko buryo amafaranga agira amategeko atanditse yego mu rwego runaka abakeneye kurindwa muri rwego runaka umukozi w'Imana akarindwa muri ubwo buryo none se ko bari abatarinda iby'umwuka barinda iby'umubiri reka duhe ikaze mwese mudahwema kubana natwe umunsi ku wundi tugire amahirwe n'umugisha wo kwakira pasiteri mumeze mute ndashima Imana n'abantu bayo bose yego urakoze cyane reka rero tugushimira ko twakiriye uyu munsi none turi iwawe ariko uyu munsi none reka dutangire ikiganiro cyacu dushyira imbere y'Imana kugira ngo dukore se turagushimye Imana turaguhimbaje ko dukunda urukundo rudasanzwe turi imbere y'ubwiza bwawe turimo turaganiriza isi yose uduha amagambo y'ubwenge n'ubuhanga uturinde ubujiji n'ubuswa uturinde ibyasenye duhe ibyubaka kandi data mukora tuzenguruke ko wadushyimye ko kubana natwe ibihe byose ndagushimiye umugisha bene data baje hano kandi dukomeze gukora ibitangaza muri uru rugo bwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Urakoze cyane kudushyira imbere y'Imana hari benshi bibaza impamvu inshuro nyinshi iyo tugiye gukora ikiganiro cyangwa se hari iminota yo gutangira tukabanza isengesho reka wanze wamara amatsiko impamvu dutangira n'isengesho cya mbere ni uguhagarika amarangamutima yacu tukakira amarangamutima y'Imana muri twe cya kabiri ni ukwikuramo stress twari turimo tukinjira muri mood yo kuganiriza abantu tutagiye kubaturaho ibyo twiriwemo icya gatatu n'umwanya mwiza wo kwibuka n'icyo ugiye gukora icyo ari cyo yego agaciro kacyo ibyo ugiye gusaba ugiye kubaka n'icyifuza kugeza ku bantu ni meditation y'uburyo kuyobora igikorwa cyawe neza usa nk'uvuye wari ugiye ahandi hantu yego niyo bigaragara ko akenshi niyo dusoza ikiganiro cyangwa se imirimo twa turimo n'uduherekeshanya n'isengesho nabyo ni ngombwa ngo bisoreka byose bitangirwa n'ugasozwa naryo cyane ko buri bintu bavuze ko babyishimiwe na bose kuko rero hari umuntu uvuga ikintu cy'akarakara hari ukora ku ndwara y'agahita bataramemukiye undi ati ntiyavuze uko nashakaga ariko ukumva ntavuze nayo waza ukongeraho ibisigaye ntabwo amagambo yose bayarangiza burundu rero turahitamo ko Imana byose birindwe n'Imana yego hanyuma isengesho umunsi ku wundi ubundi isengesho ryakwiriye kuba ari mu bice bingana bite by'ukuri usibye kuba abantu babyiremera ko babyumva ubundi isengesho nta minota rigira yego aho yagira umunota umwe ibiri itatu runaka cyangwa umunsi cyangwa amasaha icya mbere ni uko ugomba gusenga wabitekerejeho hano uko ntibikugwiririye isengesho rero ryiza ubundi biterwa n'icyo ushaka gusengera nk'uba ujya gusenga asaba Imana amafaranga abaye umwami Yesu ngo nungirire neza ubundi isengesho urituma icyo ushaka kuvuga ko cyagakozwe ariko ubundi akenshi icya mbere no gushima Imana kabiri no gusaba imbabazi Imana gatatu no gushima Imana imbabazi zayo yaguhaye kane n'icyifuzo gatanu no gusengera abandi gatandatu no gusengera ko washubijwe kane ugasoza ukigendera wabikora mu minota mike cyangwa imyinshi biterwa no kwizera ubufite kuko isengesho ntabwo aryo rizana ibibazo rizana ibisubizo ahubwo kwizera wabikoranye bijyanye n'ubushake bw'Imana ariko hakaba n'ibyo Imana iduha itarabishakaga yego birumvikana hari ibyo Imana iduha bita muri gahunda zayo ifite agenda yayo bibuke Mose yaravuze ati twateramo ngo Imana avuga ngo nicyo uvuze icyo ndacyemera ndanagikora ariko muri gahunda y'Imana ntabwo cyari kirimo na Yesu nawe muri Matayo aravuga ati nuko rero muri Yohana avuga ngo nuko musaba icyo mushaka cyose data azakiba kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi hari Imana yatugeneye hari n'ibyo tubona dukeneye twebwe our needs yego hari amadini amwe n'amwe agira uburyo asetinga gahunda y'amasengesho yabo bagira amasaha yabo nk'umukristo wowe umuntu akwiriye gusenga kangahe ku munsi igihe cyose ubonye uburyo igihe cyose ubonye uburyo cyane cyane nkanjye giye ntakubeshye iyo mbuze ibitotsi nijoro bitaninjira mu masengesho mba numva ko hari message y'Imana impaye
aho ugiye kujya muri za WhatsApp njye mu matelefone njye guseka mbona ari time zo kwegera Imana muri iryo joro cyane ko na operation y'abarozi akora nijoro yego buryo uramutse ubonye ubuze bitotsi nijoro wibyiga ushaka kujya mu matelefone no fata kanya usome usenge kandi niba uje utongera ugasinzira so buriya amadini agira ukuntu setting ibintu byabo n'amasaha yabo ko niko amadini akora ariko nawe urahindukira uteze yewe ndabigenza gute rero Imana ntabwo yagusabye umunsi ntiyagusabye isaha yagusabye agahe yego aho uti mwami Yesu ndinde urya ubusenze Pastor dufashe kumenya isaha ya saa 9 ivuze iki ku mukristo nje nta kivuze kuri iki ayibonamo nk'isaha n'uburenganzira bwe n'uburenganzira bwe wowe ntabwo yemera none nayangase nkayikura mu rushinge ngenderaho impamvu nyikubajije hari isaha batubwira ya mu gitondo mu ruturutu saa 9 ijyanye na ni imyumvire ubundi umuntu wese wahiriye ku musozi mvaho kujyanaho buri munsi yego cyo ushobora gukunda saa 9 saa 8 ushobora gukunda saa 9 ngakunda saa 9 aho ahuriye n'amahirwe niho uguma ariko ntekereza ko nta minsi myiza y'Imana ibaho nta n'amasaha meza yo kuruta yandi ahubwo naho wungukiye yego nkuko wagire mu ivuriro ugakira ukaba tumuri ndakahapfira yego ese buriya gusa faire attention hari aho bahuza amagambo y'Imana nuko ataguha reference giye nkwihere reference yego iba mu gitabo cya Zaburi 32 umurongo wa 6 n'uwa 5 niho ushobora kuri reference haravuga ngo wahirwa umuntu witeka atabaraho ibyaha ntamuboneho ibicumuro ntamubone no gukiranirwa yego ku murongo wa 3 turavuga ngo niko gutuma umukunzi wawe wese akwiye kugusengera igihe ubonerwamo nukuri gwisanzwe ry'amazina azamurenga hejuru urumva ko birisobanuye niko gutuma umukunzi wawe wese akwiye kugusengera igihe ubonerwamo Imana rero ninsangahe ni igihe atakubonaho icyaha nta gukiranirwa nta no gucumura yego nisanga iyo saha iyo niyo mfitiye reference muri Bibiliya mu gicuku cya nyuma bambukaga hariya kandi Yesu ntabwo yapfuye saa 9 z'amanywa kandi iyo ugiye kure usanga atari saa 9 za hariya kuko geography byo namaze kuyiga ndayisobanukiwe yego so rero by'ukuri ubundi sengesho nyaryo nirihe ntabwo ari isaha ahubwo niyo zose tunakabira uzayirebe yego hahirwa umuntu wabara ibicumuro byabyo bigatwikirwa hahirwa umuntu witeka atabara gukiranirwa wazahwana umuntu gataravuga ngo nicyo gutuma umukunzi wakwiye gusengera igihe ubonerwamo iyo nta byaha twivurugusemo nta bindi turimo nta migambi mibi uwiteka araboneka ntaboneka ku isaha uko ngo yishe igihe cyose abahari so rero guhitamo isaha ya saa 9 ni ikintu cyiza ntahakana icyo tukita kuba umuntu maze kwiyegurira Imana binanezeza n'Imana ahubwo umuntu wayitoje kubyuka saa 9 atakibyuka saa 9 bizamubera icyaha yahisemo Pawulo aravuga ati ariko buriya ntimukarenganya abantu hari uhita nk'iminsi yose kubw'Imana harimo n'uhita n'umunsi umwe kubw'Imana rero isaha nziza yo gusenga ni umutima utarimo icyaha Imana ntiyanga umunyabyaha yanga icyaha yego maze kwaturira kumva urakoze cyane hanyuma nko iyo ufashe cyane n'akazi byo ku kimwe ko ari gusenga cyane nubwo ujya mu itorero ukajya gusangiza abantu ijambo ry'Imana iyo nk'umuturanyi wawe muhuye ukamubwira ko ugiye gusenga we atagiyeyo akakubwira ngo pastor utwibuke natwe dusengere ubyumva gute ndamubwira ngo ndamwibuka nta kintu bitwaye ntabwo isengesho waterera undi ryamugira umumaro erega buriya biravuze ngo mujye musengerana yego kandi Imana dusabirane reka Imana ikunda ubundi umuntu ntakizirikana ubwe buriya ko umuntu atagiye gusenga hariho fagiteri nyinshi yego buriya ikintu mbona kinyica mu munyamakuru we dufata ibintu muri superficie gutya ariko iyo ugiye deep ndagumenya ikibazo cy'umuntu yego nk'umuntu ntagombye gutenga umuntu ngo nuko yasambanye ntagombye gutenga umuntu ngo nuko yibye ntagombye kwihutira gusa banza umenye ko ikintu cyamubaye bimuteye gitera byaturutse kuki atagiye gusenga nta mwambaro nta bushobozi cyangwa se yaranahaje baramuremerera cyangwa umuyobozi w'iryo torero yaramuhemukiye umuririmbyi uririmba wantona niwe wamukoreye ibintu bibi mbere ugasanga afite amakuru atari meza atuma atabasha kuhaza ugomba kumenya impamvu yamuciye mu rusengero yego iyo ukaba uzi ko uyifite muri wowe ugomba kumenya impamvu bitamukundiye
twe rero duhutiraho gusa ntakijijwe waraguye ibintu byo guca imanza kandi wajya kure ugasanga nabo nta kimaze. Icya mbere naje kureba nabonye Imana ikunda, burya Imana ireba icyaha pe ariko irahindukira ukareba impamvu wagikoze. Yego. No muri leta no mu bacamanza nuko bareba icyaha ariko bareba ukuntu wagikoze ubishaka cyangwa utabishaka. Kwica no kwica umuntu yapfuye ariko umwe yamukatiye imyaka undi yamukatiye burundu ko yishe atabishaka, undi yishe yabigambiriye. Accident. Wagenda muri byo ugasanga umuntu uzakora icyaha yihandagaje mu kubara 15 azakurwe mu bwoko bwe. Kwihandagaza nyine ukumva nyine kukiyavuze ariko atari umuntu uzakora icyaha ari gatozi hari imidugudu yo guhungiraho. Umva byose ni impamvu yo gutekereza. Yambwira ati usengere ndabikora. Yego. Ariko atanabimbwiye n'ubundi nabikora. Ariko cyatumye atajyaho niki. Umukobwa ati ndaje usengere ndashonje, ati mwami Yesu umugabo ufite 5,000 mwapasura akagurira abana ibiryo mugabo genda Imana iguhahire nabanza nkaguka ukajya guteka. Yego. Tugasengera ibizaza nk'abandi akira kino 1,000 dusengere ibindi bisigaye. Yego. Pastor uhuye n'abantu babiri harimo ushonje akubwiye ko atagiye gusenga ko ashonje ajya gushaka icyo kurya, undi nawe arashonje arakaraba agiye gusenga. Uri mu nzira nziza ninde muri aho ngaho? Bose bari mu nzira nziza bose agiye gushaka ibisubizo. Bose bari mu nzira nziza. Hanyuma yiringiye ko najya mu rusengero abibona. Yego. Undi yiringiye ko najya gukora abibona. Yego. Bitwaye ikize. Hanyuma baratubwira ngo udakora ntakarye. Hanyuma iyo usanga hari umuntu wenda reka mvuge nk'umugabo ufite urugo ayoboye ahagarariye yisanga mu masengesho ya buri munsi ariko mu rugo ntacyo kurya gihari, abo bantu bafata gute? Cyo gutuma ndwara ngira ibibazo. Ngiye hari ntajya nemera muri ngewe. Kandi mu kiganiro cyose nayo cyushitanye kikubwiye. Ntabwo ngo ugese njya nizerera, sinjya nubakira mu cyizere cy'amahirwe. Ngiye nubakira mu bikorwa. Biravuze ngo udakora ntakagire gute? Ntakarye. Hirya y'ibyo jambo narenza hiki. Ngo nabuze icyo nkora gute se? Erega iyi ni indwara abantu bishyizemo kumva ko hari abantu bababereyeho. Yego. Uriho ku giti cyawe uzapfa ku giti cyawe. Nta muntu ukubereyeho nawe ntawe ubereyeho. Yego. Nta nubwo ushinzwe gutungwa n'ikofi wavunitse wowe uryamye. Yego. Menya ko kuba hari inshingano zawe no gutunga abo babyara inshingano zawe wahaguruka ukore. Turi kuba bakazitereyemo. Yego. Ngo Imana yambujije gukora ngo izantunga none ko bakwirukanye mu nzu, none ko waburaye, none ko utakoze. N'Imana yakubujije gukora yavuze ko izagukorera iki ngo tukibone. Yego. Erega yo uhabwa urya ibyo wahawe. Yego. Ariko iyo wihahiye urya ibyo ushaka. Yego. Bibiliya kuva mu itangiriro kugera mu iherezo umuntu udakora ntibagendana. Yego. Yavuze ngo nyereka icyo ufite ngo umugisha. Ufite kimwe. Buri gihe Yesu ajya kurema abonye sample. Yego. None urashaka Imana irema iki? Mana bizane bihindure abarokore agahora mu matiku y'intambara ngo ntibamureba. None ko waryamye. Rero nemera umuntu ukora akanasenga. Yego. Nge ni muri ba bantu nashobora kwemera ko wiriza abantu mu rusengero iminsi ngahe birirwamo muri abo simbamo na mbere nkiyobora ntabyo nakoraga ngewe. Reka ngaruke ku cyo nari nateguye wenda uyu munsi turuganiraho kenshi. Twisanze bamwe mu bakozi b'Imana, iki ni igisata kijyanye na gospel n'ubundi tuvugaho. Twisanze ari umukozi w'Imana twebwe twaboresha amaso yacu umupasiteri dukunda turi benshi, hari abafasha Julienne yitwaza twita ngo na bodyguard bashinzwe umutekano wa buri munsi. Pastor urakivugaho iki ku umukozi w'Imana yakwitwaza bodyguard ngiye tuzi ko na protocol zikenerwa ko naho ngabo bakongerwaho? Hagiye mbona nta kibazo kubyemera ibintu byose ubundi ibyo umuntu yemera arabikora. Yego. Niba ibyo nemera Paul yavuze mu ijambo rimwe abangwa niba kurya imboga kurya inyama byabaza mugenzi wanjye nzarya imboga. Yego.
ariko nta kintu mutwarira icyo mbonye niba kurumva bodyguard nta kibazo ntacyo bitwaye yumva basete nta kibazo ntacyo bitwaye yumva n'ibindi kintu ntacyo bitwaye ngiye kuri njyewe nirinda kwinjira ngo wayi ntabwo mbikunda jewe kuki yabikoze nuko yabonye ko bikenewe ku mpamvu y'umutekano kandi koko iyo umuntu amaze kugera mu rwego runaka aba akeneye kurindwa muri rwego runaka umukozi w'Imana akarindwa muri ubwo buryo none se ko bari batarinda iby'umwuka barinda iby'umubiri kandi ko muturanye n'abanyamubiri uragira ngo bakwepere bakubyiga baguhirika bagufata uko bashaka ntekereza ko ntabwo ari protocole y'umwuka wera benshi bibaza impamvu waba uri umukozi w'Imana niba koko ufite iyo protocole niba utegura inzira unyuramo gutegura buri kimwe cyose ariko bakibaza se ni ukumva ko umutekano w'Imana imbaraga z'Imana zidahagije ku buryo ajya gushyiraho umwana w'umuntu wari ukurinda ariko mwagiye musoma Bibiliya yenda mwabariza abantu bose batayisoma uzagera bimwe mu byahishuwe ngo biza kumenyekana yuko mu byakozwe n'intumwa ngo biza kumenyekana yuko bagambiriye kwica Pawulo kugira ngo atajya kuburana bikamenyekana ngo mubyara waza kumva abwira umugabo witwa Feliki aravuga ngo uko bimeze reka dushyireho abarinzi bahagarariye protocole ntibabwiwe babikora noneho Pawulo anyura muri iyo protocole muri iyo bodyguard ajya kubura nta muntu umukozeho ariko baravuze ngo ngazahanyira bakora akavuyo bahite bamwiciramo umubyara wa Pawulo arabyumva ayibwira umugabo wa Feliki yategura ubwo buryo si gitangaza ko iyo security bayicunga kandi ubundi iyo upfuye mu mwuka ujya mu ijoro ariko wese kuki babikoze kandi baraho ngaho ariko umuntu arwiza babibwira Petero Pawulo ariko yarajya ati bahivize kumwica baramutegera muri kano kave hano ruguru bakora agwiremo bahita bashyiraho bodyguard bashyiraho ku ruhande anyura aho hantu yemye nawe umukozeho agenda ajya kuburana kandi bigenda neza birigi bigaragaza ibyo ni bisanzwe ubundi icya mbere igibundi wanyubariza ku giti cyanjye si wowe urakenewe kimbona kidakenewe cyane ariko kubona ko ikenewe ni uburenganzira bwe bitewe n'ibyo atinya cyane ko bariya ntabwo ari abarinzi b'umwuka wera yego ese kuki Pawulo singoze urugero rwa Pawulo n'ibyabaye yego bisanzwe mpamvu mba nkikubajije si uko mba ngiye ntabisobanukiwe mbariza rubanda bagenda dukurikira ariko w'icyo udufasha hanini ni ugusesengura winjiye muri Bibiliya nta kibazo gihari abumva bikunze it's okay ariko ubirabije mu bwibone nabwo ni bibi yego niba ugiye kubwiriza nabwo agaze urunda gufitiye ibitabo hari ibyo gusoma biri ari too much hari nkana mwigeze guterana arabwira ngo too much murekeraho mureka abantu bankoreho nta kintu bikabije cyane ni ahantu narinda ahantu ngo mureke too much hanyuma tugaruke gatoya tuvuye kujyanye na protocole na bodyguard ese urugo rw'umukristo akwiriye sinzi wenda ikinyarwanda akoresha kugira imbwa mu rugo gucirira imbwa no gucirira imbwa urabikura kuri we niba byakubaho cyangwa se uwabikora we kihe nuko nayikunda ariko nayicirira intwaye ikiza hano si imbwa kirinda abajura itarinda umwuka wera imbwa ntirinda abadayimoni imbwa ntirinda ibigeragezo imbwa irinda iki si abajura imbwa ntirinda malariya uretse ubwo uzare kuryama muri uretse uko murara muri supaneti ntabwo muyiraramo ese ucyumva utacirira imbwa nyine niba urara muri supaneti niba wikingiza what a problem imbwa ntirinda umwuka imbwa si abajura zari ikindi reka icyo umuntu akunze agomba kugikora hanyuma ibijyanye n'ubwirinzi turabisoje ariko hari icyo twagarutseho kenshi tuvuga tuti se umukristo cyane cyane yagakwiriye kwitwara ate mu bihe turimo cyane cyane ibijyanye n'amasengesho gusenga kwa buri munsi icyo ni kimwe ikindi turi bugarukeho ni ikijyanye n'urushako cyane cyane bijyanye n'urubyiruko rwa none ibimenyetso cyangwa se uko ibyo wagenderaho kugira ngo ugire urugo rwiza nk'umuntu w'umusore witegura gushinga urugo urakoze cyane Imana iguhe umugisha mwene data amen ubundi ubuzima busenga reka nongere sinci intege abavandimwe ariko ndababwiza ukuri Mwongereza yavuze ngo the prayer is the last weapon not first weapon
iyo amasengesho yagize iya mbere nabyo ni byiza, ariko amasengesho ni last weapon, niyo ntwari bisigaye yonyine. Uvuga ngo ibyo ushoboye byakunaniye, iyo udashoboye byabana aho uti reka niragize Imana. Nibaza no kujya ujye kubaza Imana ibyo nka muntu wari ku kidendezi yagezeho abantu bakiriraga, ariko 38 abura umutura mu mazi, atigeze Yesu aza kuhagera. Urumva ngo buri gihe gusenga ni intwari iheruka izindi. Cyambere ngomba kubanza kureba ngo mbese nta ibintu ngiye gusengera ntabwo nabikora nasenze, yenda Imana ikaye imbaraga zo kubikora. Ngiye nyimwana y'Imana ngo apanga usengere ngo ngiye mu kizami, ikizami nagitsinda bijyanye nuko wize, ndagusengera Imana ikurinde kurwara. Yego. Kugira ngo natoze umwana wanjye kumva ko bikorwa nayo, no. Uratsinda bijyanye nuko wagize gute nuko wize, ndagusengera kugira utarwara ukibagirwa. Urumva ko kugira ngo atarwara we ntabyo ashoboye, ariko hari ibindi ashobora mu gukora. Banza urebe cyerezo ngiye gusengera, ese ndagisengera nyirabayazana, ese cyanguyeho cyangwa simbizi, se ni ishuri ni igihano ndi mu bihe bibi, ukamenya ukidentifia icyo guhana nacyo. Hari abantu benshi Imana igenda isubiza bamubwire muvandi, nayo Imana izagusubiza aho muri. Imana ikagira gutya kariyo ukabona hari umurimo uje ugutunguye, ukahakura amafaranga utatekerezaga. Aho watekereje ko ufite ikibazo cyo kubaka inzu, cyangwa gukora ikindi kibazo watangira ukayarya, ubwo waryaga inka akahindura akarya inkoko, wambaraga imyenda y'epfa akahindura, ugasanga we Imana amafaranga Imana icyo kiraka Imana ikizanye kugira ngo wubake inzu. Yego. Ubwo watangira ukubaka umubiri, cyakira inzu yakuzura akakwirukana. Ati Imana kutambaza ariko narayiguhaye. Keneye ko dutekereza ibyo bintu. Tangira njya atari tujyana muri hoteli, ati tugiye gukandagira abadayimoni, nkandagiza abadayimoni amafaranga azangira akamaro. None ubusi bwo birukana bakahora amazu baba. Sino buri gihe hari ukuntu abantu tugira ikintu cyo kwiyemera, kwereka abantu ko twahageze, ariko burya ntiwakwiyemera ko udapfa uzapfa. Satani ntajya apfa. Abakozi bamwe barokirita bapfa garokirita abandi, kandi nawe ukazapfa ukagenda. Ibyiza rero umenya ngo iki kintu ko nkibonye kintunguye, iki kiraka kintunguye, hajye nta kabazo ntakemuye, ukahita ugakemura, umusaruro uvuyemo nawe ukoresha ugatekereza ibindi. So urarangije birakwirukanye tumanamo inzu, ati ya misimari zanya, ya mise n'izanyama, ya mata n'ibyamanido mu muteke byinshi, yo ugasanga umuntu arashaka guhindura ubuzima. Ubundi nemera ko burya amafaranga agira amategeko atanditse. Yego. Ashobora ati uyu munsi ntunywera icyayi hano urajya ahandi bitewe n'urwego urimo, ariko n'ahandi hambere akimuramo kandi nta ndwara warwaraga, ariko urwego ugezemo kujyana hahandi nabira agatsinda kujya kunywera icyayi mu rwego rutari urwawe kandi hari urwego hagagutunze. Yego. Nk'uko kwirara tubigizeyo tuciye bugufi. So none ukuvuga ngo ibyo byose iyo umaze kumenya ukuri kwiye gusenga n'icyo usengera, uba ugomba kumenya n'icyo wifuza kugeraho ugakora. Cya kabiri ku rugo, banzura impamvu yo gutera gushaka urugo, kuko ugiye kurwubaka. Niba riri kujyanye rizashira birangire, se nirari n'ubuzima ushaka kubaka urugo, ushaka gutera imbere, ushaka kumera nk'abandi se, ngo reka nubaka urugo mere nk'abandi. Icyo ntabwo ari ikibazo cyari cyiza cyane. Wango yubaka urugo mere nk'abandi ntabwo ari byo. Ngo dore abandi barakuze ari kurongore niki, nta competition mu bigeragezo, itonde utegura ibyo tuje bizagukundira. Zamani bahumugisha. Amen. Hanyuma hari ukuntu umuntu asenga kugira ngo umwanzi Satani wenda ajye kure, cyane cyane nk'urugusengera nk'urugendo. Ese hari ikimana tubyite, niba hari ikimana yateguye kukibuza kuza kuba, reka mvuge kitari kiza nka accident. Ese isengesho rishobora kugira imbaraga zo gukora cya kintu cyane cyane. Isengesho ntiribuza nk'umugambi w'Imana, ribuza nk'umugambi wa Satani. Yego. Kandi Imana yemera ko bitugeraho. Isengesho riburizamo imigambi y'inshakuri njyajya n'abadayimoni, ariko ntirigere ribuzamo umugambi Imana ntabwo byashoboka. Nta muntu wahagarika iby'Imana yamaze gutegura ku muntu. Yego. Urakoze cyane, turasobanukiwe. Reka tujye ku gace ka kabiri kajyanye n'ibijyanye yenda kandi gato tugiye kugarukamo. Yego. Akenshi ntabwo isengesho ryigizayo Satani. Yego. Ikigizayo Satani ni uko utagira link kuri we. Yego. Ajyana kumve neza cyane. Connection. Niba nta connection ya Satani ntabwo ari bukwegera. Yego. Kuko ahari umwanda hose hajya amasazi. Yego, nibyo. Niba nta connection na Satani ufite, nta byaha urimo, nta byaha urimo ukora.
arakwegera gute havuga ngo umuhungu atanazaba wegera Imana izagira gute izabegera akenshi yagiye abantu bafata amasengesho nk'aho ari ibintu byose bihoraho ubundi hari ibintu bituma wima inzira Satani nk'umuhuru rwawe ntabwo yakwegera iyo Imana uyihaye umwanya ikakwegera ahubwo isengesho bavuga ngo aho ntabasha kubona uhambere hanyuma ni gute umuntu yakwisanga habayeho connection hamwe na Satani umuntu Satani ni uko ukora ibyaha nk'ibyirirwamo arabeshya ukabeshya araguza ategera ugaterekera wibira mu byaha nyine gusa nyine ukambaragaho kaba Kristo ariko by'ukuri ubuzima bwawe wemera neza ko hari abantu imbere bagira ngo ni bamarayika ariko wareba ibintu akora inyuma aho ngaho bavuze ngo hanze haza imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya bakagira ati baganabikora none bikoreye kuri telefone bikoreye mu nzu none ubwo link ntihari igihe cyose wirinkinze na Satani akugendaho okay urakoze cyane turasobanukiwe